ahantu wari ubuzinzira mama, ahantu wari ubuzinzira papa, ndagutangarije mu izina rya Kristo Yesu nkorera ko Imana iguciriye inzira. Amen. Ndagutangarije kuri iyi kamera, Amen. aho uri hose ndakubwira ijambo ry'ihumure kuko niryo ukeneye muri iyi minsi. Bibiliya yarambwiye ngo mubwirane aya magambo, muhumurizanye imitima, ngo kuko umwami wacu ari hafi kandi azanywe no gutabara bamwiringiye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yaga inyanja irahorera, ingabo za Farawo ziri inyuma, hari igihe ubura hepfo na ruguru. Wakubita ku babyeyi bikanga, wakubita ku bavandimwe batishwi, wakubita ku nshuti sinzi niba byari bwababaho mwe mungurikiye. Hari n'igihe uhamagara telefone zose ugasanga ni kompoze iziciyemo, bakakubwira ngo natwe turarushye, ari akabazo wabonaga kari simple kasubizwa vuba, ariko Imana ibikurindiriye ngo uyihange amaso, ukura amaso ku musozi, ukura amaso ku ngabo za Farawo, ukura amaso ku nyanja, nurangiza uhanga amaso iyaguhamagaye, iyagukuye muri Egiputa, nirangiza igucira inzira. Dufite Imana yaduhagurukije muri Egiputa, ntabwo bizayinanira kutwambutsa, ntabwo izatuma tugwa muri iyi nyanja. Irahari enema tala soleba, iduciriye inzira, direction irahindutse, inyanja turayambutse mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bibiliya yavuze ngo mu gicuku cya nyuma Abisirayeli bamaze kugera mu nyanja. Shuti yanjye, ntudamarare ngo wageze i Burayi cyangwa uri mu kazi, wowe uri muri Afurika uri kunyuma. Ntudamarare ngo wageze mu rugo, wewe wari waragumiwe Imana ikaguha urugo. Wewe wasenze usaba urubyaro, ntudamarare ngo narabyaye biremera. Uzi ko n'inzira Imana iduciriye, uzi ko umwanzi wacu ajya azinjiramo, uzi ko ajya yiyangaje kudukurikira mu nzira Imana iduciriye. Ariko reka mbabwire, mumfashe duhe itangazo Farawo n'ingabo ze. Tumubwire ngo Farawo we wapfa, Farawo we wapfa, kandi agapfa kaburiwe n'impongo. Agira mubwire ngo nubwo waba ubona nta gisobanuro cy'ubuzima ufite, uvuga ngo n'iminyururu imboshye irakomeye, ngo nta fondasiyo. Muri iyi minsi ndambiwe n'abantu bari kuvuga ngo mbese Imana irahera. Ntabwo Imana icirwa inzira. Ngo nkanjye wavutse kwa runaka. Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, ibyo yagukoreye nibyo byari bikomeye, no kuburiho n'ikimenyetso cy'uko Imana ishaka gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Kuba utarishwe na ya marozi wariye, kuba utarishwe n'imitego watambutse, kuba utarapfuye nabi, ni uko Imana ifite umugambi ukomeye ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Petero, abasirikare 16 bamurinze, marayika ngaca ku nzugi zose arinjira, ntibamenye ibyabaye. Ntago ari ngombwa ngo ufite abantu muziranye, ntago ari ngombwa ngo ube ufite izina, ube warakomotse ahantu hazwi. No, ndaje nkubwire umuti wa byose, ndaje nkukubwire mu kanya. Petero ngarangije yumva umuntu arimo aramukomanga, marayika akomanga Petero mu mbavu, haramubwira ati byuka, fata umwitero wawe usohoke. Ngo akangutse abona iminyururu bamufungishije ntayimuriho, agira ngo ararota, arasohoka, anyura ku rugi rwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, ngo rukinguka ruruhiranije, ngo ariko byanga bikundagira ate, arasohoka. Ngo ageze inyuma y'amarembo, aravuga ati kumbi ntabwo narotaga, nari nzi ko ndi mu nzozi. Bibiliya iyo yisomye iravuga ngo burya Imana yohereje marayika wayo. Haleluya. Inkiza ibyo Herode yibwiraga kugira gute, kungirira. Imana igukize ibyo Herode yibwiraga kukugirira, kandi yakuntumyeho. Yambwiye ngo nkubwire ngo ihinduye direction. Ibyo Herode yifuzaga kukugirira bibaye impfabusa. Imigambi enema tola selekuta menias shadrom. Urakoze Mana. Haleluya, 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 haleluya. Uyu munsi tugiye
tugiye guha pole Farawo n'ingabo ze, kuko biyangaje kunyura mu nzira bataharuriwe. Ntabwo bazi password irangiza urwo rugendo, biyangaje guca mu nzira itari iyabo. Aka karakayira Imana iciriye abayubaha, karakayira Imana iciriye abihana ibyaha, karakayira Imana iciriye abemeye guhinduka. None umwanzi w'abakiranutsi yihaye kubakurikira mu kayira kabo, aguyemo azize ibyo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ijuru rikoherereje ubutabazi. Bibiliya yavuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamuru. Agira ate? Imana ikwitamururire. Iki gicuku gitera ubwoba. Ndagira ngo nze mu kanya twinjiye ku musozo, ariko dufite ibintu byo gusengera. Iki gicuku gitera ubwoba. Reka mbabwire, habamo ibintu bikomeye, ariko reka mvuge nka bitatu. Igihe umuntu ageze mu gicuku, icya mbere amaso yahita apfa. Bisaba izindi mbaraga zidasanzwe. Mu gicuku urakabakaba, kabakaba. Ndabizi mwe mu nyumva mwumva ikinyarwanda, murumva icyo mvuga. Urarindagira, ushobora gusohoka itara ritaka ukabura n'umuryango, kubita umutwe ku gikuta uhiga inzira. Mwabyumvisha ibintu biba mu gicuku? Hari igihe wakura n'ibikomere mu gicuku, hari igihe wakura n'ibikomere mu gicuku, turahakomerekera. Kuko hari igihe abicaye mu mucyo cyangwa se bene wabo wa Farawo wa bugufi bakoherereza ibintu bituma bagutega, ibintu bituma urindagirira kuri ibyo ukatsitara ugakubitaho imitwe. Iyo turi mu gihe cy'igicuku turakomereka. Mu gicuku iyo uhorana ubwoba. Kubera iki? Ntabwo uravuga uti ndamenya ari igiki kiri buntere, simenya icyo ndi buhangane nacyo. Niba ari injangwe ije ntumenya niba ari injangwe cyangwa ari ingwe. Niba ari umuntu uje ntumenya niba ari mwiza cyangwa ari mubi. Uhorana ubwoba kuko ubuzi ko ahantu uri hatabona. Ariko direction y'Imana, Imana ihinduye icyerekezo. Imana ihinduye imbyino zawe n'amaganya, imbyino zawe n'izuko watawe, imbyino zawe n'izuko waretswe, n'izuko Imana itakibaho, Imana itakibuka. Ariko nagutangarije, Imana irahari kandi irakora. Ngo bateye indirimbo mu gitondo, ayiwe. Reka mvuga aka kantu gato dusenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Dawidi yigeze avuga amagambo aravuga ngo hashimwe Imana itaradutanze mu maboko y'abanzi bacu, ngo tube umuhigo w'amenyo yabo. Yarakoze Imana. Ngo ubwo abantu baduhagurukiraga, ubwo ababisha baduhagurukiraga, ngo baba baratumiza bunguri, ariko ngo Imana ishimwe kuko itemeye kudutanga mu maboko yabo. Imana ihimbazwe. Delosa Shelonema. Mu gicuku bari kuhadutsinda. Ikaze gubwe neza ntugusengerwa kandi acumugane nk'imvurirwa nisubira. Yego nagarutse. Nagarutse. Turakwishimiye cyane umugisha w'Imana ukubeho, kandi abantu bamukurikiye inshuti zagusengerwa mumushyigikire umukozi w'Imana. Ntacyo bitwaye no mujye kuri channel mukore subscribe, nta kibazo, agira ibintu byiza, nta kibazo. Reka dusenge Imana ajye kutugezaho ijambo ry'Imana, kandi ijambo rihumuriza umutima, ariko tute twasenga reka banze abibwire. Yego, hanyuma ndabasuje mu izina rya Yesu. Mwebwe mwese mudukurikiye, ndabizi neza ko maze kubona abantu benshi bakunze ijambo ry'Imana pe, kandi nibyo binezeza umutima wanjye. Cyane ko misiyo mfite niyo kuba kwamamaza inkuru nziza, inkuru y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubwo rero iyo ngize umugisha nkabona babiri bahindutse, babiri bemeye, babiri bakijijwe n'ijambo,
ndanezerwa. Nitwa Gikundiro Josiane rero n'ubundi Imana iduhana umugisha. Imana iduhana umugisha. Wenda gatoya yarababwiye ngo mubishoboye mwabonye ibyigisho ijambo ry'Imana mwarikunze cyane, mwadufasha mukadukurikirana no kuri channel yacu, ariko nago yari yahibabwiye, niba mvuze ngo mpite nyishyiriraho rimwe kugira ngo wayivuga nta kibazo, kugira ngo tuze kugendera rimwe. Ni evangeliste ariko wandika na v mu mpine itariho inyuguti inyajwi, ukandika Gikundiro ubwo ni izina ryanjye, ugashyiraho jo ngombajwi itangira izina ryanjye nanone Josiane, ubwo ugashyiraho official. Ubwo biravuze ngo ni Eva Gikundiro Jo official. Imana iduhana umugisha mwinshi. Urakoze cyane. Yego. Imana igumugisha. Reka dusenge Imana. Yego. Kandi yumve mwikazi. Icyo nuko Imana aguteye kugikora. Murakoze cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ubasha, uri Imana ikomeye. Haleluya Yesu. Uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana kwizerwa. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi mwiza, tugushimiye ko warinze igihugu cyacu kandi izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Kristo ushigikire umukozi wawe, imbaraga z'Imana zimubeho, uretse wowe ukora ibyo abantu badashoboye, uretse wowe uhindura amateka, ibyamubanya byose turabyirukanye izina rya Yesu Kristo. Ijambo agiye gutanga ikintu cyose kisheje kurwanya Imana, kurwanya Imana kuri iyi kamera, kurwanya Imana kuri iyi channel, izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wese uzumvira ijambo ahemburwe naryo, umwuka wera mushigikire, mavuta y'Imana abe kuri we mwami. Shigikira umubyeyi ndetse n'umuntu wese, natwe twese tujye kumvira ijambo mu izina rya Kristo Nazareti. Amen. Amen. Murakoze cyane. Hanyuma rero kugira ngo tuganire inshuti z'umusaraba, bugemerere tubanze dusoma ijambo ry'Imana. Ndumva mfite ibintu nazanye umwuka yampaye, nukuri ntago byoroshye, biraremereye, ariko ni byiza. Hanyuma rero mureke dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva, ni kimwe mu bitabo 5 bya Mose, igice cya 14, turahera ku murongo wa 28 tumanuke, turaza gusoreza nko ku wa 30 nibure nko ku wa 30 cyangwa 29. Hanyuma rero nitumara kurisoma tubone twinjira neza mu kuganira icyo umwuka yashyize ku mutima. Bibiliya rero iratubwiye ngo mu gicuku cya nyuma, Imana ishimwe, Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma kururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubire yajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka kunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira hayarengera ku magare no kubahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Hanyuma 29 ivuze ngo iki? Ariko Abisirayeli baca hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Imana yacu ishyirwe hejuru. Rero mfite ijambo mwuka yampaye, mfite ijambo Imana impaye ryo kukubwira wowe unteze amatwi, ryo kubwira isi yose, kuko ndabizi ko hashobora kuba ari nta gihugu na kimwe kuri gisi kitariho umunyarwanda cyangwa kitariho umuntu wumva ururimi turimo turavuga. Nzanywe no kugutangariza, naho abarundi bo ni bene wacu, ururimi rurahura,
ariko ndabizi neza ko hari abantu bumva bagize iyi migabane igize isi bumva iri jambo, bumva iri jwi, bumva uru rurimi tuvuga. Rero nkuzaniye ijambo mwuka yamaye. Birashoboka ko waraye usenga, birashoboka ko amaganya yakubanye menshi, birashoboka ko wabuze ukugira, birashoboka ko wihebye, birashoboka ko isi yagutereranye, ariko umwuka kuntumyeho. Haleluya. Imana yamaye iri jambo rikomeye, irambwira ngo ninkubwire ngo Imana ihinduye icyerekezo, igicuku gihinduye igitondo. Yesu ashimwe. Imana ihinduye direction, ihinduye icyerekezo, igicuku gihindutse igitondo. Hari igihe tuvuga aya magambo abantu bakajya bavuga ibyo turabimenyereye, tumaze iminsi twumva abahanuzi, tumaze iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umunsi umwe. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Abisirayeli nabo ntago wari kubazana haya magambo ndimo ndakubwira, ariko babaye urugero rwiza rwo kugira ngo twizere ko Imana yacu ikora, twizere ko no mu bihe bigoye, twizere ko no mu bihe bibi Imana yacu ibihari kandi bifite igisubizo igihe abandi babuze ibisubizo, igihe isi yabuze ibisubizo, igihe inzira zifunzwe, twizere ko Imana yacu ibihari. Abisirayeli bari mu nyanja, uzi ibintu bahuye nabyo. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Abisirayeli bahuye n'ibintu bibakomereye, bahuye uravugana, reka nkubwire, uravugana n'umuntu wakubiswe inkoni. Umwisirayeli yakubiswe ikiboko cya Farawo, akamburwa ibyo kurya, agakoreshwa agahato, akimwa amazi yo kunywa, agahindurwa igicibwa, akongererwa amasaha yo gukora. Imana imutumaho Mose. Mose iramubwira ngo Mose jya gukura Abisirayeli muri Egiputa. Kubera iki? Dore ukuntu inkuru yatangiye, ngo hatangiye ibintu by'umuniho nk'ibyo urimo, hatangiye ibintu by'amarira, hatangiye ibintu by'urusaku, kugeza ubwo urusaku ruvuyeho, kuvuga ngo akarengane, kuvuga ngo turatotezwa, kwivuga ngo turare, kugeza ubwo umuniho. Iyo umugabo ajya kuniha biba byamurenze, iyo umuntu ajya kuniha umubabaro wababaye ndenga kamere. Ariko uwo munsi ngo ijuru ryumvise kuniha k'ubwoko bwayo. Haleluya. Birashoboka ko nawe uri muraniha, birashoboka ko nawe urimo, birashoboka ko nawe agahinda wumva kabaye indenga kamere, birashoboka kubona ubuzima urimo nta garuriro, birashoboka ko nta cyerekezo. Ariko Imana impaye amagambo muri iyi minsi, irimo irambwira ngo nimbwire abarushye n'abaremerewe, irimo irambwira ngo nimbabwire ko Yesu Imana ishoboye ibintu byose ku buzima bwabo. Banishye ngo ijuru ryumva kuniha. Ndagira ngo utangarize ko ijuru rifite amatwi yumva kuniha kwabo. Haleluya. Ngo Mose ngo akiraho ngaho ari kwa Farawo, arimo ararya neza, arimo yaragiye ibwami, nubwo ngo atarahishimiye, ariko umuntu w'Abisirayeli ngo wateye Imana kumva, ngo yibuka isezerano. Oh la 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 la. Yibuka isezerano, yibuka iki? Yibuka isezerano. Ari ibintu ngiye kuvuga, mwene data wowe nkurikiye, hari ikintu ushaka kukubwira. Hari igihe wumva umuniho wakurenze, ariko ibyo bitumye Imana yibuka icyo yavuganye nawe. Ushobora kunyumva uri mu Burayi, ushobora kunyumva uri Amerika, ushobora kunyumva uri Suwede, ushobora kunyumva uri hano hirya muri Aziya, ariko ndakumenyesha ko Imana hari igihe yavuganye nawe uri mu Rwanda, ukabona amasezerano yakubwiye arimo arasa naho yanga gusohora, umuniho ukaba ukubanye mwinshi. Birashoboka ko ibyangombwa wabibuze, birashoboka ko ugotewe. Imana yumvise umuniho wawe, yibutse amasezerano. Tora sikitiwa. Hari igihe Imana ijya yibuka amasezerano, iyibukijwe no kuniha ku muntu wayo. Ntabwo Imana ijya yirengagiza abantu yavuzeho, ngo yibuka umuni, ngo yibuka amasezerano, kuko yari yumvise kuniha k'ubwoko bwa Isirayeli. Ngo ihagurutsa Mose, Imana iguhagurukirize Mose. Haleluya. Tewe kote hanima
imana iguhagurukirize Mose watorejwe kwa Farawo. Ndafashijwe noneho. Mose uzi imbaraga za Farawo. Mose uzahangara guhagarara imbere ya Farawo wawe. Mose uzakubita hasi inkoni ibitangaza bigakoreka. Mose, imana iguhagurukirize Mose, kuko umuntu wawe wabaye mwinshi ubwo ijuru ryabyumvise. Imana iguhagurukirize Mose. Sinzi umusongo uriho, sinzi ikibazo ufite, sinzi ibiguteye ubwoba ufite, sinzi ibiguhagaritse umutima, ariko imana yumvise kuniha kwawe. Niyo mpamvu yampaye ijambo rivuga ngo ihinduye direction, ihinduye icyerekezo. Icyari igicuku ku buzima bwawe gihindutse igitondo. Imana ishimwe cyane. Rabi Imana ishimwe. Ngo Mose ajya imbere ya Farawo, ahagurukana inkoni yonyine. Ntabwo ari ibintu byinshi Mose. Reka nkubwire, rega ntabwo ukeneye gukizwa n'ibintu bihambaye. Ubu Imana yakora ku mutima w'umuntu umwe gusa. Ntabwo si ibintu birenze. Imana ubu yakora akantu gato cyane. Umwanditsi yavuze ngo hereza ijambo rya, ubu yakora akantu gato cyane. Ubwo buretwa urimo, iyo mibabaro urimo ukayisohokamo. Ibyo byangombwa by'inzira wabuze ukabibona. Ibyo byangombwa byo kubona ubwenegihugu wabuze ukabibona. Ubwo burwayi waburiye ubuvuzi ukabubona. Rabi, aleluya. Ntabwo Imana ntabwo ikirisha ingabo nyinshi. Ntabwo hakenewe ibintu by'ikirenga ngo we muziranye n'abantu benshi, ngo meya muziranye, minisitiri muziranye, ambasaderi muziranye. Umwe we ntabwo ari byinshi. Aka kimwe cyonyine rukumbi Imana iramutse igikoze ku buzima bwawe, amateka y'ubuzima bwawe bwahinduka. Wahaguruka muri ubwo buretwa urimo. Barakubwiye ngo ntuzikamira nayimbwa. Ukeneye Mose ku buzima bwawe. Imana iguhagurukirize Mose. Haleluya. Wakiriye amajwi menshi akubwira ko bitazemera, akubwira ngo nubwo wize ngwiga cyane rwose ariko uzapfana ibipapuro bitagize umusaruro. Ndagira ngo utangarize ko Imana irambiwe iyumvise kuniha kwawe, ifashe umwanzuro wo kugukura muri ubwo buretwa. Yohereje Mose mu izina rya Yesu. Imana ikoherereze Mose. Imana ishimwe. Ikoherereze Mose. Iyo Mose yaje, ntabwo Umwisirayeli yongera gusubira mu bucakara uko yiboneye, kubera ko hatangira kubaho negosiyasiyo, hatangira kubaho kudiringa. Iyo Mose yaje, imyanzuro itangira gufatwa, koroherezwa bitangira kuza. Murabyibuka ageze kwa Farawo, yabwiye Farawo, amureba mu maso, aramubwira ngo ntabwo Abisirayeli ari abana bo gukoreshwa uburetwa. Igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo binjire mu gihugu cy'amasezerano, bajye gutambira Imana yabo ibitambo. Haleluya. Hari igihe umara uryamye, hari igihe umara mu kazitiro gutambira Imana ibitambo by'amashimwe bidahari. Bene wacu bamaze iminsi babiririmba, baravuga ngo hari igihe najyaga ndungurukira mu madirishya, ngo nkajya ndunguruka ntari umuntu wo gushima, ngo ahubwo indirimbo yanjye ngo yarahindutse, ngo narahindutse urugero rwiza ngo rw'umuntu watawe. Hari igihe uhinduka urugero rwiza rw'umuntu watawe. Bajya bagutanga ajya akavuga ati murebe runaka, mujye kureba runaka. Bajya bareba umuntu wavumwe bati murebe runaka. Bajya bavuga umuntu warumbye bati murebe runaka. Ariko nshuti yanjye nkuzaniye itangazo. Haleluya. Itangazo rivuye ku Uwiteka rikubwira ngo Imana ihinduye direction, ihinduye icyerekezo. Igicuku cyawe gihindutse igitondo. Haleluya. Mose ngageze kwa Farawo, ntabwo yakoze ibintu bihambaye. Icyo yari afite kirenze ngo cyari inkoni, dore ko we ngo nta nubwo yari azi kuvuga cyane.
ariko inkoni yari irimo byose, yari irimo ubutware, yarimo ubutware bwo guhangara Farawo, yarimo ubutware bwo gukora ibitangaza, yarimo ubutware bwo kuzatuma Abisirayeli bambuka inyanja itukura. Yego rega nta nubwo kuva muri ubwo buretwa kugira ngo birahagije, imbere hari inyanja, ariko Mose Imana iguhagurukije yamuhaye ibyangombwa. Imana nikoherereze Mose wuzuwemo ibyangombwa byose. Imana ishimwe. Ngo birangije ngo ageze imbere ya Farawo aramuhangara, aramubwira ngo rekura Abisirayeli. Batangira kudiringa mbere, Abisirayeli bari nta gisobanuro, ariko uwo munsi babona umuntu uvuga, bumva ko hari Imana yabibutse, bumva ko hari Imana ibatekerezaho. Hari nawe warihebye, uzi ko n'Imana itakwibuka, uzi ko n'Imana itagutekereza nubwo waba uri mubi. Ndagira ngo Imana irakuzirikana, kuko hari igihe gitumye urindwa, hari igihe gitumye ukibayeho. Imana ikurindirije kuguha agakiza, Imana ikurindirije kuzayikorera, Imana ikurindirije kuzaguhindura umwana w'ubugingo. Haleluya. Kuzagukiza uwo mubabaro, cyane ko mu bintu ngo byazanye Yesu ngo no kuvura imvune zo mu mitima nabyo birimo. Hanyuma rero ngo Farawo akora ibintu byinshi murabizi, kugeza anangiye umutima we. Mose amubwira ati ni hahandi urarekura Abisirayeli kugeza ku kimenyetso cya nyuma. Iyo Mose yaje Imana yamuhagurukije, ntashobora kugenda atagukuye muri ubwo buretwa, ntashobora kugenda akurekeye muri iyo mibabaro. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ihinduye icyerekezo, igicuku cyawe gihindutse igitondo. Yesu ashimwe cyane. Badosirigide. Hari igihe icyerekezo gihinduka nshuti yanjye, icyerekezo kigahinduka ukaba umuntu muzima, icyerekezo kigahinduka uwari waraheze kugisasira akakivaho. Hari igihe ni inkuru zanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hari igihe uwitwa Herode ngo yigeze kwica uwo bita Yakobo, ngo arangije ngo Abayuda ngo baranezerwa cyane, ngo rubanda rukoma amashyi, ngo baramusingiza, ngo baramubwira ati rwose mwami wacu urasa na bike, ibintu wakoze uri umwami mwiza. Ngo nawe ngo ayumva ubwibone buramufasha, avuga ati kabisa ejo bundi nzabicira Petero, niwe w'ikigomeke, niwe w'igihangange muri bo, noneho muzapfukama mu ndamyi. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago Imana irebereye, ntabwo irebereye. Amen. Ntabwo Imana irebereye. Abantu bararebereye uramwara, isi yararebereye ukorwa n'isoni, inshuti zararebereye ukurwa mu ishuri, sibyo? Bararebereye akazura kabura bafite ubushobozi bwo kukaguha. Bagize gute? Bararebereye uraburara, bararebereye wambara ubusa bagakwiye kukwambika. Ariko najya nkubwira ngo Imana ntigize gute, ntabwo irebereye. Hoya. Ngo Herode ngo ariyemera ngo agira ngo agiye kunesha, ngo aravuga ngo na Petero amushyira mu buroko. Nasomye ijambo ry'Imana rirandyohera, ngo mu gicuku nijoro. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo araza marayika, ngo Imana yohereza marayika ngo araza anyura ku rugi rwa mbere, anyura ku rwa kabiri, anyura ku rwa gatatu, yinjira muri gereza. Ngo Petero yararinzwe n'abasirikare 16. Ndagira ngo ngo nubwo waba ubona nta gisobanuro cy'ubuzima ufite, uvuga ngo n'iminyururu imboshye irakomeye, ngo nta fondasiyo. Muri iyi minsi ndambiwe n'abantu bari kuvuga ngo mbese Imana irahera. Ntabwo Imana icirwa inzira. Ngo nkanjye wavutse kwa runaka. Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, ibyo yagukoreye nibyo byari bikomeye, no kuburiho n'ikimenyetso cy'uko Imana ishaka gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Kuba utarishwe na ya marozi wariye, kuba utarishwe n'imitego watambutse, kuba utarapfuye nabi, ni uko Imana ifite umugambi ukomeye ku buzima bwawe. Haleluya. Petero, abasirikare 16 bamurinze, marayika ngaca ku nzugi zose arinjira. Ntibamenye ibyabaye,
ntabwo ari ngombwa ngo ufite abantu muziranye, ntabwo ari ngombwa ngo ube ufite izina ube warakomotse ahantu hazwi. No, ndaje nkubwire umuti wa byose, ndaje nkukubwire mu kanya. Petero ngo arangije yumva umuntu arimo aramukomanga, marayika akomanga Petero mu mbavu, haramubwira ati byuka fata umwitero wawe usohoke. ngo akangutse abona iminyururu bamufungishije ntayimuriho, agira ngo ararota, arasohoka anyura ku rugi rwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu ngo rukinguka ruruhiranije, ngo ariko byanga bikunda agira ate arasohoka. ngo ageze inyuma y'amarembo, aravuga ati kumbi ntabwo narotaga, nari nzi ko ndi mu nzozi. Bibiliya iyo uyisomye iravuga ngo burya Imana yohereje marayika wayo, haleluya, inkiza ibyo Herode yibwiraga kugira gute, kungirira. Imana igukize ibyo Herode yibwiraga kukugirira, kandi yakuntumyeho, yambwiye ngo nkubwire ngo ihinduye direction. ibyo Herode yifuzaga kukugirira bibaye imfabusa. imigambi enema tora selekuta menias shadrom. urakoze man, urakoze papa. karame eni taya sire, uri mwiza papa. Yesaya yanditse muri 50 umurongo wa 7 yaravuze ngo imigambi yabo ntabwo izahama, inama zabo ntabwo zizahama, ntabwo bizasohora. Arabangwa kandi nzi neza ko ntazakorwa n'isoni, kuko umwami Imana azantabara. nicyo gituma natinya, nicyo gituma ntacogora, nicyo gituma ntahagaritse umutima. haleluya. imigambi yabo ntabwo izahama. ngo Herode ibyo yibwiraga kugirira Yakobo, Imana ibiburizamo. hanyuma icyerekezo kirahindutse, direction irahindutse. iby'Imana ikoze binetararije ibyo Satani yari yagambiriye. imigambi y'abadayimoni iteshejwe agaciro ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Bibiliya itubwiye ngo iki? n'ubundi nizi nkuru z'Abisirayeli nkomeje, ngo bageze ku nyanja bacitse amaboko ya Farawo. ariko ntabwo bari bagiye kuko Farawo abikunze, ni amaboko y'Uwiteka yari amuremereye. aha kandi naho ni heza. kuboko k'Uwiteka kuremerera ibidashaka gutera imbere, kuboko k'Uwiteka kuremerera abashaka guhora mu byaha, kuboko k'Uwiteka kuremerera abaguhombya ngo uve ku iseta utahe, kuboko k'Uwiteka kuremerera abashaka kugusaza no kugusariza umugore no kugusariza umugabo. tutala wirigide. kuboko k'Uwiteka kuremerera abashaka kurwanya umugambi w'Imana n'ikimana yavuze ku buzima bwawe, kubaremerere. haleluya. urakoze man, urakoze cyane. Farawo kumuremereye yapfushije umwana w'ifura. Isirayeli, Egiputa yose yuzuye imiborogo, yirukana ubwoko bw'Abisirayeli nimugende. baragenda. ndagira ngo ubwire ngo ihinduye icyerekezo. bageze ku nyanja rero sasa. abantu rero natwe biratugoye. inyanja nk'iyo uriho kandi ko kiteye ubwoba, nta n'umuntu wari uriho mu mateka wigeze kuyambuka. ndabamenyesha ko Abisirayeli bageze ku nyanja badafite n'ubwato bukozwe mu giti, kandi ubwato bukozwe mu giti ntibwari kwambuka iriya nyanja itukura. iyi Imana igiye gukora ntabwo ihera kuri byinshi, ahubwo ihera kuri duto. n'ibitariho Imana yacu ijya ibirema. urimo uravuga ngo bizanyura hehe, bizaca hehe, ko nciriritse. ariko mu ijuru hari Imana, hari Imana ishobora byose. uyiringiye ntakorwa n'isoni. ndakumenyesha ko igicuku kijya gihinduka igitondo ku muntu wasenze Imana, ku muntu wabanye n'Imana neza. haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo mu gicuku cya nyuma bageze ku nyanja. reka menetse kuvuga igicuku ho gatoya. ngo bageze ku nyanja baramanjirwa, basubiranamo, bataka Mose
kuko nyine Mose niwe wari wabakuye muri Egiputa ngo Mose arangije yuzura umwuka w'ubuhanuzi. Imana ishimwe kabisa, Imana iguhe Mose. Ndongeye ndabiguhanuriye mu izina rya Yesu. Imana ihagurutse Mose ku buzima bwawe. Mose ugera imbere y'inyanja ntarya indimi. Yego, Mose ugera imbere y'umusozi ntatitire, ahubwo akuzura umwuka w'ubuhanuzi. Toresa ngo ageze imbere y'inyanja Abisirayeli bamuhindutse. Mose ngo aranamiza arahanura, aravuga ngo yemwe Bisirayeli mwe, ntimutinye guhorera kw'iyi nyanja, ntimutinye guhorera kw'amagare ya Farawo, ntimutinye biriya mubona by'ibifaru, ntimuhagarikwe imitima nabyo, kuko Abanyegiputa mwabonye nemisa gloria eneto peresalago shandro enimando. Haleluya. Ntabwo musongera kubabona ukundi, kuko Uwiteka ari bubarwanirire. Imana ishimwe. Yarababwiye ngo ikintu muri bukore mwebwe ni uguceceka. Kugira gute? Lo silence. Guceceka. Yesu we. Karame papa. Rabi karame. Yego. La seketawi. Intambara urimo ceceka, urugamba uri kurwana ceceka. Uwiteka ari bukurwanirire. Abanyegiputa wabonaga inyuma yawe baje bakwatatse imbere, ari imisozi wabuze inzira, inzira isigaye ikinguye ariyo kunyura mu nyanja. Ndafashijwe, numvise Imana. Hari ukuntu numvise Imana bundi bushyashya. Reka nkubwire wowe nkurikiye, reka mvugane nawe akantu gatoya. Hari ukuntu umwuka wera numva mpishuri. Uzi neza ko hari igihe inzira zifungwa, inyuma abanzi bakokeje igitutu, imbere ukabona imisozi utari buyiterere, nta bintu biyikuriza, inzira usigaranye ariyo kunyura mu nyanja iri bukwice. Inyanja itarigeze yambukwa. Ariko reka ngutangarize, Imana ihagurutse Mose ku buzima bwawe. Iyo Mose ahari, haleluya, Imana yacu iramukoresha tukambuka inyanja itukuri turi imbere hejuru y'inyanja. Urebe ukuntu Abisirayeli babona inzira. Ahantu wari ubuze inzira mama, ahantu wari ubuze inzira papa, ndagutangarije mu izina rya Kristo Yesu nkorera ko Imana iguciriye inzira. Amen. Ndagutangarije kuri iyi kamera, aho uri hose, ndakubwira ijambo ry'ihumure, kuko niryo ukeneye muri iyi minsi. Bibiliya yarambwiye ngo mubwirane aya magambo, muhumurizanye imitima, ngo kuko umwami wacu ari hafi kandi azanywe no gutabara bamwiringiye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yaga inyanja irahorera, ingabo za Farawo ziri inyuma. Hari igihe ubura hepfo na ruguru. Wakubita ku babyeyi bikanga, wakubita ku bavandimwe batishwi, wakubita ku nshuti. Sinzi niba byari bwababaho mwe munkurikiye. Hari n'igihe uhamagara telefone zose ugasanga ni kompoze, iziciyemo bakakubwira ngo natwe turarushye, ari akabazo wabonaga kari simple kasubizwa vuba. Ariko Imana ibikurindiriye ngo uyihanga amaso, ukura amaso ku musozi, ukura amaso ku ngabo za Farawo, ukura amaso ku nyanja, nurangiza uhanga amaso iyaguhamagaye, iyagukuye muri Egiputa, nirangiza gucira inzira. Dufite Imana yaduhagurukije muri Egiputa, ntabwo bizayinanira kutwambutsa, ntabwo izatuma tugwa muri iyi nyanja. Irahari, enema tala soleba, iduciriye inzira, direction irahindutse, inyanja turayambutse mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bibiliya yavuze ngo mu gicuku cya nyuma Abisirayeli bamaze kugera mu nyanja. Shuti yanjye, ntudamarare ngo wageze i Burayi cyangwa uri mu kazi, wowe uri muri Afurika uri kunyuma. Ntudamarare ngo wageze mu rugo, wewe wari waragumiwe Imana ikaguha urugo. Wewe wasenze usaba urubyaro, ntudamarare ngo narabyaye biremera. Uzi ko n'inzira Imana iduciriye, uzi ko umwanzi wacu ajya azinjiramo.
uzi ko ajya yiyangaje kudukurikira mu nzira Imana iduciriye. Ariko reka mbabwire, mumfashe duhe itangazo Farawo n'ingabo ze. Tumubwire ngo Farawo we wapfa Farawo we wapfa, kandi agapfa kaburiwe n'impongo. Iyo nzira wanyuzemo si yawe, ni y'abana b'ubugingo, ni y'abana b'Imana, ni y'abakiranutsi, ni y'abera, ni y'abubaha Uwiteka. Arya Farawo agukurikira, iterabwoba rikakwica wicaye mu ntebe Imana yaguhaye ugahinda umushyitsi. Mirindi ya Farawo ikakotsa igitutu uri mu rugo rwawe Imana yakwati kwa bati banza ntazarwubaka, ubanza bitazemera. Terabwoba rikaza. Ariko uyu munsi tugiye guha Pole Farawo n'ingabo ze kwa jina la Yesu. Amenye itangazo ko uyu munsi bimurangirana. Ne maso Grelia Karamerata papa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Oh Labi. Hela kute shelema presanso Grelia. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Uyu munsi tugiye guha Pole Farawo n'ingabo ze, kuko biyangaje kunyura mu nzira bataharuriwe. Ntabwo bazi password irangiza urwo rugendo, biyangaje guca mu nzira itari yabo. Aka karakayira Imana iciriye abayubaha, karakayira Imana iciriye abihana ibyaha, karakayira Imana iciriye abemeye guhinduka. None umwanzi w'abakiranutsi yihaye kubakurikira mu kayira kabo, aguyemo azize ibyo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ijuru rikoherereje ubutabazi. Bibiliya yavuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamuru. Agira ate? Imana ikwitamururire. Iki gicuku gitera ubwoba. Ndagira ngo nze mu kanya twinjiye ku musozo, ariko dufite ibintu byo gusengera. Iki gicuku gitera ubwoba. Reka mbabwire, habamo ibintu bikomeye, ariko reka mvuge nka bitatu. Igihe umuntu ageze mu gicuku, icya mbere amaso yahita apfa. Bisaba izindi mbaraga zidasanzwe. Mu gicuku urakabakaba. Ndabizi mwe mwumva ikinyarwanda, murumva icyo mvuga, urarindagira. Ushobora gusohoka itara ritaka ukabura n'umuryango, kubita umutwe ku gikuta uhiga inzira. Mwabyumvisha ibintu biba mu gicuku? Hari igihe wakura n'ibikomere mu gicuku, hari igihe wakura n'ibikomere mu gicuku, turahakomerekera. Kuko hari igihe abicaye mu mucyo cyangwa se bene wabo wa Farawo wa bugufi bakoherereza ibintu bituma bagutega, ibintu bituma urindagirira kuri ibyo ukatsitara ugakubitaho imitwe. Iyo turi mu gihe cy'igicuku turakomereka. Mu gicuku iyo uhorana ubwoba. Kubera iki? Ntabwo uravuga uti ndamenya ari igiki kiri buntere, simenya icyo ndi buhangane nacyo. Niba ari injangwe ije ntumenya niba ari injangwe cyangwa ari ingwe. Niba ari umuntu uje ntumenya niba ari mwiza cyangwa ari mubi. Uhorana ubwoba kuko ubuzi ko ahantu uri hatabona. Ariko direction y'Imana, Imana ihinduye icyerekezo. Imana ihinduye icyerekezo ku buzima bw'uwayitegereje. Haleluya. Ku muntu wihanganye, ku muntu wizeye Uwiteka, ku muntu wasenze, Imana ihinduye Elai tela o segre jedobini mando. Ihinduye icyerekezo. Igicuku gihindutse igitondo. Ibyo byaguteraga ubwoba, Imana ibihinduye igitondo. Haleluya. Kugira ngo dusenge, nyemerera nkubwira nk'ibintu bibiri by'ingenzi biba mu gihe igitondo cyatangaje.
Petero yaravuze ngo iyo ribanduye ngo dufite ijambo ryahanuwe, ryo niryo ridushyigikira muri cya gicuku, nubwo biba bitoroshye. Ariko reka nkubwire, igicuku gikeye, igitondo kibonetse, igicuku kivuyeho, ibintu biba ni ibiki? Haba iki? Ikintu cya mbere kiba, haleluya, wambikwa kurabagirana. Kubera iki? Kuko mu gicuku uba wararanye ubutuna, ntusinzira, amaso aba yarabaye umutuku kubera guhora urwana, guhora ubutuna buba bwuzuye mu maso yawe. Uzareba abantu bari mu gicuku, urebe ukuntu basa, bahora risharije, bahora kubera barakanuye, bahorana umunaniro udashira, bahorana ubuzima bwabo ntibuba buryoshye, bwaryoha gute? Bahora mu ntambara, ntabwo bwaryoha. Ariko igitondo kibonetse, yibuka ko amazi abaho, akajya gukaraba, akavuga ati reka nikuremo ubutuna, hatagira abantu bambona, hatagira abantu banca amazi, akisiga mu maso ye hagacya. Imana ishimwe cyane, haleluya. Twambikwa kurabagirana. Umwanditsi yavuze ngo byuka urabagirane. Ubyuka ryari? Igitondo gitangaje, ngo kuko umucyo wawe uje. Imana ishimwe cyane. Iyo bibaye mu gitondo kandi habaye ku gasusuruko, ushira imbeho y'ijoro irashira, watakazuba ka vitamine. Nimvuga vitamine izanwa n'indyo nziza. Nimvuga vitamine uyumva izanwa n'ubuzima bwiza. Wagira vitamine tutabayeho neza. Igitondo gikurura ubuzima bwiza. Haleluya, haleluya. Tujya tugira igihe Imana idushyiriramo ibihe byiza, ntabwo duhora turindwanya, guhora mu bicuku byatuma upfa imburagihe. Hari igihe Imana ikesha igicuku, hakaza igitondo tukishima. Reka mvuga ikindi cy'ingenzi, dutaha ibirori, turabirema tukanabitaha. Ntushobora gutaha ibirori by'igicuku ngo biryohe. Nta birori bibera mu mwijima, nta birori bibera mu icuraburindi. Ariko igitondo cyatangaje, haleluya. Reka nyibabwira, igitondo kigeze gikera kuri Miriyamu na Aroni na Mose, ngo mu gicuku cya nyuma, ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo rambura ukuboko kwawe inkoni hejuru y'inyanja, ngo amazi aterana arengera abanyegiputa. Iyo igicuku gikeye habaye mu gitondo, haboneka ihumure, kuko Imana iyica, iremerera, ikandagira, isuzuguza ibyaguhigaga. Imana ishimwe. Reka igicuku gike ku buzima bwawe, wakira igitondo mu izina rya Yesu. Ingabo za Farawo zagukurikiraga, abanyegiputa bari inyuma yawe, nibarohe mu nyanja, ubona agahenge, ubona imbyino zawe n'amaganya, imbyino zawe n'izuko watawe, imbyino zawe n'izuko waretswe, n'izuko Imana itakibaho, Imana itakibuka. Ariko nagutangarije, Imana irahari kandi irakora. Ngo bateye indirimbo mu gitondo, ayiwe. Reka mvuga aka kantu gato dusenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Dawidi yigeze avuga amagambo aravuga ngo hashimwe Imana itaradutanze mu maboko y'abanzi bacu, ngo tube umuhigo w'amenyo yabo. Yarakoze Imana. Ngo ubwo abantu baduhagurukiraga, ubwo ababisha baduhagurukiraga, ngo baba baratumiza bunguri, ariko ngo Imana ishimwe kuko itemeye kudutanga mu maboko yabo. Imana ihimbazwe. Delosa Shelonema. Mu gicuku bari kuhadutsinda, tupere mando. Mu gicuku bari kuhatwicira, kuhatwamburira mu gicuku. Ariko Imana ishimwe ko itanze igitondo ku buzima bwacu. Reka nkavuge ngo bukeye mu gitondo, Abisirayeli bari bafite imitima ibahagazemo, ngo kuko bumvaga imirindi ya Farawo inyuma yabo n'ibitwaro bya kirimbuzi, bakavuga ngo tugiye kugwa muri iyi nyanja, ni hahandi abanyegiputa bazatwisasira. Ntabwo umunyegiputa azakwisasira, neva. Abantu bizeye nta banyegiputa bazatwisasira. Imana yacu turangaje imbere. Umva uko ijambo ryambwiye ngo Imana isindura direction. Iyi nkingi isobanura Kristo Yesu wagendanaga n'Abisirayeli, ngihita ihindura. Ubundi imbere ngo yabagendaga imbere, ariko ihita ijya hagati. Ngiravuga ngo umucyo wanjye urahagije, kajya imurika imbere ye, Abisirayeli bakagenda mu mucyo,
inyuma abanyegiputa bakababera umwijima bagahuma ntibabone inzira. Ngo hari n'akandi kantu yakoze nari nkibagiwe, ngo yacomokoye inziga z'amagare yabo, ngo batangira gukurura, ngo bigenda biruhanije. Mbese ni nk'uko waba ufite imodoka ipine rigapfumuka, kugenda bikanga, ukajya guhagisha bikanga, kandi aho ntibari kujya guhagisha, byari byarangiye. Imana nayo iteye ubwoba. Reka mbabwire bene data, ntabwo Imana imenyerwa. Imana ifite ubuhanga buhanitse, ni nyir'ubwenge nako. Uzi ko yacunze abanyegiputa bageze neza ahantu batari busubira inyuma ngo bikunde, ikaba ariho ibicira. Ndagira ngo ubwira ngo wakiri humure. Ngaho rero reka nkubwire, urwo rugamba ruri kuba, Imana irimo iranyeganyeza abanyegiputa. Abisirayeli bari bakiri mu bwoba, bazi ko bagiye gupfa. Yesu ashimwe. Erega nawe niko wibwira, n'amajwi niko ari kukubwira, kubera ko imirindi ya Farawo n'ibitwaro bye biguteye ubwoba. Ariko nkuzaniye ijambo rikomeye nshuti yanjye, nkuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi, nkuzaniye ijambo ry'ihumure, nkuzaniye ijambo rigusubizamo intege, nkubwire ko irya riterabwoba Imana iri mu kazi, irimo irarwana, irimo irahangana n'ingabo za Farawo. Komeza ugende, ugiye kwambuka iyo nyanja, humura, akazi kari gukorwa. Ngo Imana iragenda itangira gucomokora, akazi iragatangira iracomokora, ngo nabo barabibona ko amaboko y'Imana bahindukiranye. Reka abanzi bacu babibone, abakurwanya babibone, imbaraga z'abadayimoni zibibone, Satana abibone, abimenye ko Imana yacu irimo iraturwanirira. Kandi nibyo koko, ngo marayika w'Uwiteka bambisha amahema yo kugota bamwubaha. Ndagira nkubwira ngo iyo wubaha Uwiteka, tugiye gusoza, niho yohereza marayika akabamba amahema. Imana igiye turwanirira iyo twayikomejeho, ntago Farawo azakwisasira. Oya, nahoshi, kuko Imana yacu iturangaje imbere. Imana ishimwe. Uzi ukuntu ngo byagenze? Mana urahambaye, ntabwo ugereranywa n'abantu, ntabwo ugereranywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Urihariye. Ngirimo arakora akazi Abisirayeli, ngo mu gihe yacomokoye inziga, Abisirayeli baba barimo barambuka abanyegiputa batabashyikira. Mu gihe barangije kwambuka mu gihunga batazi n'ibyo ari byo, ibwira Mose ngo rambura inkoni kugira ngo amazi arengere abanyegiputa. Uyu munsi ndihorera, uyu munsi nderekana kwera kwanjye, uyu munsi nderekana imbaraga zanjye. Hari igihe Imana ijya yerekana imbaraga zayo ikazerekanira ku banzi bacu, ku banzi b'umusaraba, ku barwanya Imana. Ndagira ngo mbibutse ko iyo uri umwana w'Imana, imbaraga zikurwanya ziba zirwanya Imana, ntiziba zirwanya wowe. Humura rero, witinya. Uzi ukuntu byagenze? Ngo Abisirayeli bisanze ngo mu guhindukira, hari igihe wirukanka, kubera uba wirukankanwe ukumva ubwoba, ntiwibuke gukebuka. Noneho iyo utacyumva imirindi inyuma, yawe uribaza ngo byagenze gute? Ese yaba yaguye? Ngo basubiza amaso inyuma gutya gake, ngo barebye hejuru y'amazi, ngo babona imirambo y'abanyegiputa yuzuye mu mazi. Renita wini sansogre. Ibyo ngo bigituma Miriyamu ahinduka umuhanzi, bituma uwari wuzuye amarira yuzura indirimbo. Ngako kanya aratera, aravuga ati farashi n'uwihetse ubiroshye mu nyanja. Mana, ubereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Shuti uri kuntega amatwi, nyemerera dusengane nawe, nyemerera dufatanye gusenga, dusengere muri iki cyiciro. Iri shyanga twari tuvuze ni ubwoko bw'Uwiteka, ntabwo ari umuntu usanzwe, ntabwo ari umuntu ubonetse wese, ni umuntu wamaze kwemerwa. Yesu ashimwe. Ni umuntu wamaze kujya mu muryango, umuntu wamaze kuba umwana w'Imana, ni umuntu wamaze guhindukira akava mu byo yari arimo.
urumva ko imana yari yohereje Mose bemeye kuva muri Egiputa, bemeye kuva mu byaha, bemeye guhinduka baragenda. Iyo wemeye gutera intambwe uhinduka rwose bibaho, hari igihe wibona ugeze imbere y'inyanja ababisha bahari, ariko ndajya nkubwire ngo hinduka. Intege nke wagiye muzivemo, niba waracitse intege ukagwa mu byaha uhindukire. Ijuru riracyagufitiye plani nziza, ijuru riracyakwigaho, riracyagufitiye gahunda yo kugutabara. Hanyuma rero wowe wankurikiranaga wari ubihagazemo neza, komera wikuka umutima, ijuru rije guhagararana nawe. Ngaho pfukama aho ugeze, wowe udapfukamye wizere, dusenga Imana. Turagushimiye Mana, haleluya. Mugambi wawe ni munini ku buzima bwacu, kandi ijambo ryawe ritubwiye ko uhinduye icyerekezo mu rwego rwo kugira ngo igicuku cyari kituriho gihinduke igitondo, kuko iki gicuku twari kugipfiramo. Niyo tutari gupfa, ahari si imitwe yari kuba ibisenzegeri. Niyo tutari kuba ibisenzegeri, ahari se twari gutungurwa n'ikindi cyago gituma tuba bakajoriti mu buryo bwari bwo bwose. Ariko dushimiye Imana ko ije gukesha icyari gicuku tukinjira mu gitondo cyacu. Urakoze Mana. Hari abantu bapfukamye hasi, hari abantu bininiriye mu mutima bihana ibizaha kubera ko igicuku gitera gucumura. Abantu benshi bagicumuriramo pe, barijujuta bagatuka Imana, bakavanga Imana yatuvuyeho, ntikiri kumwe natwe, bakavanga cyangwa se byari ruburika, ibyo bavuga ntago ari ukuri, cyangwa se Bibiliya ni igitabo nk'ibindi. Igicuku bagikoreramo ibyaha byinshi. Ariko Mana we, ubabarira umuntu wese wacogoye, hanyuma numubabarira umwunamure, umufate ukuboko umwambutse inyanja, nagera hakurya azavuga kuri Imana ye. Tuzagushimisha imitima ndetse n'iminwa bizabyatura. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu tubyatse Imana twizeye, amen, amen, amen.